umuntu ushaka kujya kwica uzi ko gukiranuka gutuma abantu bakurikira Yesu wowe utanabwirije, udafashe mikoro, utayobora amateraniro, udahanura, uterekwa. Reka nkubwire, niba uhanura ongeraho gukiranuka, niba utanahanura urumva kiranuka, uzakora ibirenze iby'abahanura bakora. Niba utanabwiriza ubutumwa kiranuka, uzi kugira ngo umuntu ubana nawe urumva aze aguhereze amafaranga, aguhereze ujye muri banki urutira amafaranga. Ndamuzi umuntu yagiye agiye kwaka 400,000 bamuha 1,000,000 baribeshya aranataha. Ageze mu rugo arebye ngo ariko umutima wabanje kumurya nawe ngarakomeza, areba igikaratasi abona ni kinini arayajyana, ariko ageze mu rugo umutima uramuhana agaruka yiruka arayagarura uwo yazaniye ngarikanga. Bata aba bantu baracyabaho kugira ngo Kristo agaragare muri iki gihe. Suko tugaragaza ibi bintu by'inyuma, nuko dukiranuka. Amen. Kugira suko turirimba cyane ngo turushanwe mu ndirimbo ngo duhatane cyane, no, kugira ngo Kristo agaragare muri twe nuko dukiranuka, kagaragara Kristo muri twe tukabura. Kugira ngo Kristo agaragare gukiranuka kuzana urukundo karemano. Twarabibonye. None sirika nkubaza, Yosefu si bene nyina bari bagiye kumwisha, ariko se ababonye umva gukiranuka kuragukingira kukwereka icyiza mu cyimbo cy'ikibi. Ababona batamumenye, ariko aravuga ati ntabwo ari bo. Umva gukiranuka ukuntu gukora kuko ngo ntabwo ari bo, ni Imana yashakaga kungeza muvandi. Kiranuka kandi unesheshe ikibi cyiza. Umuntu nakugirira nabi umuvuga ngo mbonye amahirwe yo kumugirira neza, namwereka ubumana nyabumana uko bumeze. Nubwo mpemukiye Mana mpa amahirwe, mureke dusabisha Imana ibyo itubwira, twe kwisabisha nijya gusaba Imana ngo umpa kwihorera ibi ngibi nanjye nzamwemeze. No, dusabisha Imana ibyo itubwira. Tubwenge izi ntwaro batubwiye ngo zibasha kudukingira igituza. None rero dufashe uduhe ibyiza natwe none tubasha kuneshesha ikibi cyiza. Amen. Umuntu naba yarakuhemukiye, naba yarakugiriye nabi, wowe noneho umuha icyiza ku buryo avuga ngo mbonye uko Yesu asa, mbonye uko Yesu akora. Gukiranuka ntabwo gutuma utura muri paradizo. Ibyo abantu benshi bibeshye, tujye twibeshya yuko ngo twakoze ibi ngibi ngo tubaho ubuzima ngo butagira ngo ibibazo. Muri iyi si birabangikanye, ibyiza n'ibibi biraturanye. Ejo usanga byagenze uko ubishaka, ejo ntibigende uko ubishaka, ejo bikaba uko tutabyifuza. Ariko ikintu nguhaye cy'ingenzi mu buzima bwose uko buzasimburana. Uyu munsi izuba rirarasa, ejo imvura ikagwa, uyu munsi ubona imvura yaguye, ejo hakaramuka umucyo. Gukiranuka kwawe gukomeze, ntuzikureho kuba inyangamugayo. Amen. Binyangamugayo, ubinyangamugayo wungutse, ubinyangamugayo washonje. Satani arahinduranya akurasa ubukene. Yabona ubaye inyangamugayo akavuga ati ariko n'ubukire nabwo nabumushyiramo nkareba yuko atabona ko abantu bamerewe nabi, wenda se cyangwa batabashije ibyo yabashije kugeraho, batazi ubwenge, cyangwa se akakwigisha ubwenge bwiza. Hanyuma ntuzikureho kuba inyangamugayo. Ndashaka kwinjira mu gusenga Imana, ninginga ngo Imana idufashe kuba gukiranuka. Gukiranuka ni ingabo igukingira imyambi ya wa mubi. Ararasa ibikagwa bigapfa ubusa, aragutega. Gukiranuka kukurinda umutima ugushinja. Sekibahora duteze amanywa n'ijoro, adutega gukiranirwa. Ariko iyo dufite iyi ngabo ikingira igituza, umutima wacu uraduhana. Wowe have siga, gira umutima ukubuza, gira umutima ugucyaha, gira umutima ukugira inama, gira umutima uguhumura, gira umutima ukubwira ngo urakabije. Ganira nawe. Ndashaka kukubwira ngo kugira ngo dusengere iki kintu, ngo usengere ariko nawe wisengere. Inshuti nawe fata umwanya wowe wibene inshuti, gute ubundi ngezeye mpagaze meze, ese mvugana, ese mbanye nte n'abantu, ese nkorana n'abantu gute. Sinzagira uwo ndiganya, ururimi rwanjye ntawe ruzariganya. Nkorana gute n'abantu, ese ngendana, ese ibi bintu nshinzwe mbikorane,
ese mfite ikaramu yandika iby'ukuri, ngira iminzani ireshya cyangwa iminzani irabogetse? Gukiranuka uzi ko upima ibiro by'amasukari cyangwa by'umuceri nta muntu uhari, umuntu akaza umuhereza ukamuhereza inusu n'irobo, atari bukubwire ngo rwose ngo wagabanyije. Mana turagushimye, uri mwiza urahebuje. Impamvu duha intwaro ni uko wanga ko twatsindwa, bivuze ngo unezezwa niyo twatsinze, kandi n'ubundi izo ntwaro ntabwo ari twe tuzikoresha, twe turazifata tukemera ijambo tubwiye, hanyuma ugahagarara natwe ukaturwanirira. Kandi bivuze ko abantu benshi bari mu ntambara, manura imbaraga zikomeye ubarwanirire, abafite izi ntwaro n'abari kugerageza kuzishaka n'abazifite batazi uko zikoreshwa, nabo ubashingire imbaraga ubakomeze. Dusengeye abantu bari mu bibazo, bababaye, bamerewe nabi. Mana, manura ibiganza byawe byiza, bimwe byomora, bimwe biruhura, bimwe bigira imbabazi. Ibyo biganza byawe tubyorohereje ku bantu batamerewe neza, bamererwe neza, bumva ineza yawe. Urakoze kumva gusenga, udushyigikire muri ibi tugiye kuganira, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka twongere tuguhereze ikaze ndetse tukubwire duti ni karibu tuganirize kuri iyo ntwaro yo gukiranuka, ikingira igituza. Kingira igituza. Ni karibu rwose. Ngaho dusomere hantu twasomye mu gitabo cy'Abefeso, ibice 6, murihangana ndabona afite akagiripe, ibice 6 umurongo wa 10 na kane. Ibice 6 turahera ku wa 10 usome ku usome ku wa 14 ntacyo. Iya mbere twarayivuze. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 6 duhereye ku murongo wa 14 yaranditse ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Haleluya. Amen. Nushaka burikiye aho ngaho. Mwambaye. Mbere twabonye ko hari ugukenyera, ariko abantu bakenyera ku bintu bambaye. Ntawe ukenyerera ku mubiri musa. Nta muntu wafata umukandara cyangwa se sentire cyangwa se umushumi ngo awushumike ko nta mwenda yambaye. Bivuze ngo uyu mukandara uku kuri kurajya ku bintu byitwa gukiranuka. Amen. Mukenyere ariko mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira hehe igituza. Hanyuma iki cyuma gikingira igituza bivuze ngo ni icyuma gukiranuka, ni icyuma gikomeye kandi ni icyuma kirinda ibintu by'imbere. Kirinda ibintu by'imbere. Hanyuma kirinda ingingo z'imbere, kandi gukiranuka ni ubutungane bukomoka kuri Kristo. Amen. Gukiranuka. Hanyuma baravuze ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Iyo twemeye Kristo hanyuma tukagerageza gusa nawe, egare gukiranuka. Uko tugenda tugerageza gusa nawe, twinjira mu ijambo ry'Imana, dusa n'ijambo ry'Imana, twisanisha naryo, tugera ahantu tukavanga ibi bintu tubitware gute, tubigendemo gute, nibyo bita gukiranuka. Gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kandi iki cyuma gikingira igituza, reka nkubwire ikintu cyiza cy'iki cyuma gikingira igituza, kikurinda imyambi itakugezemo. Gukiranuka kukurinda imyambi, ni ukuvuga ngo niba haje ubusambanyi, iki cyuma kiba gihagaze gutya kibusubizaho butarakugeraho. Birashoboka ko wareba umukobwa ugakanura ukajya gukiranuka ko watoya, hindukira hafi, hindukira ntugire ijambo usohora. Haleluya. Dukeneye gukiranuka nk'icyuma gikingira, kidukingira ibintu. Gukiranuka kudukingira ibintu tutarabigeramo, kurinda umuntu w'imbere, kurinda umutima gutarara no kwangirika. Iyo iki cyuma kidahari, umutima urazerera, umuntu w'imbere arazerera. Uyu w'inyuma biroroshye, umuntu mu buryo aremyemo, urumva aracomokoka. Uyu mwanya ushobora kuba ari mu mwuka, gukiranuka kwagenda agacomokoka, akazerera, akaba yabona amafaranga akora muri banki agacomora,
akaba yabona inkumi nziza hariya, cyangwa inkumi nziza ikaba yabona umugabo hariya ikavuga iti umva ndamukura ibyinyo, ariko iyo iki cyuma gihari kiragutangira. amen. Haleluya. Thank you. Gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kandi ikintu cyiza gikora muri iki cyuma, iki cyuma gikingira igituza cyitwa gukiranuka, iyo ufite gukiranuka kuguhana icyaha utarakigwamo, kuragutangira. Hanyuma ikindi kikurinda gushinjwa na Satani, cyakoza kukurega arakurega, ahora arega, ariko iyo akureze hari igihe abura ibyo agushinja, abura ibimenyetso, kuko ntabyo wagiyemo. N'iyo abibonye hari igihe abibona n'ibyo bimenyetso, ariko noneho ntabashe kuduhamya ibyaha kubera gukiranuka. Haleluya. Amen. Iyo twakiranutse ntabwo duhamwa n'urubanza rw'ibyaha. Urumva noneho gukiranuka bikurinda guhamwa n'ibyaha. Haleluya. Kandi gukiranuka kuzanwa no kugenda umuntu yisanisha, kugenda asa na Kristo, ukagenda wisanisha n'ukuri wemeye, kwa kuri wabanje, ukagenda wisanisha kuri iyo wakubanjemo, ugenda nanone wisanisha nako, bikagusunikira mu gukiranuka. Urumva ukuntu bicareranye? Ya exercice turimo gukora yo mu kuri izaduhereza indi ntwaro yitwa gukiranuka. Ngaho usomera mu gitabo cya Samweli cya mbere, igitabo cya Samweli cya mbere, ibice 24, wumva gukiranuka imbaraga zifite. Hagere ibice 24, urahera ku murongo wa 18, urebe ukuntu oya nushaka kwere ku wa kabiri turaza gusimbuka. Samweli ibice 14, ibice 24, 24. urebe gukiranuka. Duhere ku murongo wa kabiri, hera ku murongo wa kabiri kugira ngo tubyumve neza. Gukiranuka. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 24, duhereye ku murongo wa kabiri, aranditse ngo bukeye Sawuli atabarutse avuye kwirukana Abafilisitiya, ababwira ko Dawidi ari mu butayu bwa Enegedi. Sawuli ahera ko ajyana ingabo 3,000 zatoranijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be bari mu bitare by'indangagarizo rya Masha, ngo by'igandadarizo. Kinyarwanda cyo gikomeye. Azartyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira, kandi hari ubuvumo. Maze Sawuli yinjiramo gutwikira ibirenge, maze Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu munsi ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe umugenzi uko ushaka. Dawidi arahaguruka ageza ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana, aho hantu basubiremo neza. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana, kuko yagesheje ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu be ati, Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye Uwiteka yimikishije amavuta. Gahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari Uwiteka yimikishije amavuta. Uko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo, ntiyabakundira ko bahagurukira Sawuli. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Hanyuma Dawidi nawe arahaguruka ava mu buvumo ahamagara Sawuli ati, Nyagasani mwami. Sawuli akebutse, Dawidi arunama yubika amaso, aramuramya. Uwari uje kumwica. Dawidi aramubaza ati, niki gituma wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kukugirira nabi?
aho ntibirebeye ko Uwiteka yari agutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo wari uri mu buvumo, ndetse hariho abambwiye kukwica ariko ndakubabarira ndavuga nti sindi burambure ukuboko kwanjye kuri databuja. hariho abambwiye kukwica ariko umutima wanjye urampana kubwo gukiranuka. ndavuga nti nta nubwo yabibabwiye, we yajyanye inkota agiye bagize ngo agiye kuyimujomba ngo amuhinguranye, babona akasi ikinyita. komeza gatoya. kuko ari we Uwiteka yimikishije amavuta, kandi data dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. ubwo nagesha ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice, nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, nta kibi nta bugome. kandi sinagucumuyeho nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. nushaka usimbuka usome n'uwa 14. nk'uko umugani w'abakera uvuga ngo yego ibibi biva mu babi, mu babi. ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. simbuka usome ku wa 18 kugira ngo twihute tujye mu cyo dushaka kuvuga. aherako abwira Dawidi ati undushije gukiranuka kuko unyituye ineza, ariko njyewe nkakwitura inabi. Amen. rekera aho ngaho unsubiremo uwo murongo. aherako abwira Dawidi ati undushije gukiranuka kuko unyituye ineza, ariko njyewe nkakwitura inabi. ayo si amagambo ya Sawuli? niwe ubibwiye Dawidi. harimo abagabo babiri twari tukuri kuvuga ku kintu cyitwa gukiranuka. yemwe bantu, yemwe abanyumva, yemwe bavandimwe, inshuti zanjye, mureke dushakishe gukiranuka kandi birashoboka. uyu mugabo, abo ni abagabo babiri dusomye bafite bose abaja n'abagaragu n'ibiki. uyu Sawuli yari afite abaja n'abagaragu n'abasirikare n'ingabo ze zitajya zimugira inama nzima, ahubwo zanekaga aho Dawidi ari, zikavuga ati musange n'aha twumvise ari aha. Dawidi nawe yari afite ingabo nazo zitamugira indi nama nayo nzima, kuko zifuzaga ko Dawidi nawe avuga ati ingabo zaravuga ati nawe ashyikira uriya muntu umugenza yakamwisha. urumva? ariko iyi mitima ahangaha yari itandukanye. mwabavandimwe mwe, reka mbabwire isengesho tugiye gusenga muri iki gihe. intwaro iya mbere, ambara ukuri, kenyera ukuri. iya kabiri, bwira Imana ngo wampaye gukiranuka. ndabyumvise birashoboka. utekereza ko umuntu agiye kukwica ukamwitura ineza, umuntu bamurangiye ahantu uri, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa kangahe. uhora umwihisha, warahunze, wabaye umuntu, wabaye nk'umuntu utari uwo muri icyo gice, wirirwa uba mu bivumo no mu biharabyo. wabyumvise ahantu yabaga mu myobo na hehe, ariko avuye aje ngo baramubwira ati mva Dawidi ari aha n'aha. ngahita avuga ati ntaruhutse ntanyweye n'amazi, muhaguruke tugende. ndaruhuka mbonye umurambo we. ahageze umva gukiranuka. gukiranuka kukuzanira umutima uguhana utarakora ikibi. Imana iduhe gukiranuka. ubundi kwatura, guhora tuvuga mu byaha, guhora tuvuga ngo twongeye, biriya ntabwo ari ugukiranuka. nta cyuma kidukingira, nta gihari ko turongera. niba mbona amafaranga nkabane nari yasinya asigane nzihana, urumva nta kinkingira, nta gitangira. niba warasambanaga wenda ukaba waraje no mu bintu by'Imana, n'ubundi iyo urebye urarehare ukavuga uti nasimbuka nkajya, nta korutire, nta kigutangira. umwambi wose Satani yohereje uraje ugahita uhinguranya ukajyamo imbere mu gituza ukakujomba. kandi icyo cyaha kijomba agakiza, kijomba gakiza karime, kijomba gukiranuka kukavugwamo. reka burya nubwo dusaba imbabazi z'ibyaha, nubwo tubyihana, ariko dushaka kukubwira, ese ubu ngubu reka tuvugishe ukuri. ubwo iyo wabyaye wateye nk'umuntu inda, reba kuba wasambana witwa ngo urasenga, ukaba watera nk'umuntu inda, umva gukiranuka ahantu guteruye
niyo wagenda ukamusaba imbabazi akakubabarira ugasubira muri bya bintu wa mwana urumva azajya avuga ati se navutse ni urumva navutse se papa yabaga muri biriya bintu cyangwa se mama yambyaye yabamo hariya urumva gukiranuka uyu mukristo iyi ntwaro ni intwaro iba ikora mbere y'uko ugwa mu kintu kuko iyo ntwaro iyo uyikoresheje nta n'ingaruka ziza buriya biriya bintu byinshi twihana bizana ingaruka turababarirwa ibyaha turabibarirwa ariko bigira ingaruka ariko iyo ufite iyi ntwaro yitwa gukiranuka noneho ugira kwirinda ku buryo nta n'ibyo satani agushinja arakurega cyangwa se yashaka kubigushinja ariko umutima wawe we ntugushinja we yakurega yanagushinja ariko umutima wawe ntugushinja icya kabiri kibaho ntabwo aguhamya ibyaha kuko ntabyo yabona kuko uba ufite ingabo igukingira ikubuza kugenda ubyidumburamo uyu mugabo rero Dawidi ngo agira amahirwe yo kugira umutima umuhana ngo Sawuli amugeraho aje kumuhiga amugezeho ngo aragenda neza ahantu yihisha aba ariho ajya gutwikira ibirenge aba ariho ajya mu bwiherero mu bami mu bayobozi n'abami niko babivuga utazakora ikosa byo kubivuga kwa kundi hanyuma ngo agezeyo ajya ahantu Dawidi neza yihisha aho ngaho ariho aryamye umva inama bamugiriye rero baramubwira ati Imana iragutabaye umwanzi wawe mukugejejeho bakristo bavandimwe bantu b'Imana Imana irashaka ko ufata intwaro yo gukiranuka ubu abantu barihimura nigeze numva umuntu avuga ngo yanyingira ijambo ngo agifite ijambo ngo nanjye ntaryo nzamuha ari kwihorera oya ambara gukiranuka igira umutima uguhana Imana itugirire neza amen haleluya gukiranuka ugira umutima uguhana ntuganzwe n'ikibi ntuganzwe n'umubisha uganzwe n'icyiza neshesha ikibi icyiza shaka uko wamenya ibyo umwami ashima wiganzwa no gukiranirwa ngo bikuganze umuntu ufite rero iyi ntwaro yo gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza urumva iramucyaha iramuzitira ni nko kugenda ugasanga uraboshye ni nk'amapingu kandi ikintu kije ni korutire ikintu kije kukwinjiramo iyi ntwari ihita yitambika ikagikingira ntigipfe kukwinjiramo abantu benshi ubona biroha mu bintu uko biboneye mu byaha uko biboneye bahora babyirohamo kandi ntibibabuze no kuba mu bintu by'Imana ntibibabuze no kuba mu myanya y'Imana ntibibabuze no mu biki iyi ntwaro yo gukiranuka ntayo bafite ikingira igituza kuko iyo ihari Dawidi ngo iyi ntwaro yahise amubwira ati no nturambure ukuboko kwawe ku muntu Imana yasize ngo aragenda arabireka hanyuma amaze kubireka ngo aramuhamagara aramubwira ati mwami nturuzi kandi naratangaye uzi ko ahamagaye Sawuli amwitabye amhindukiye amurebye uzi ko yamwubashye akamucira bugufi nawe amubwira ati nkweretse ko nari kukumanyagura cyane nari kukwica uko nshatse reka da aramubwira ati mwami ngo aca bugufi aramubwira ati jyewe ndoroheje ntiyahita azamuka cyane ngo amwereke ko wenda Imana yari yamumugabije ntacyo bivuze amubwira amagambo yo kwicisha bugufi n'ubundi ariyoroshya amaze kumubwira ayo magambo ngo aramubwira undi rero arangije ngo nawe arabireba ngo aravuga ngo mwana wanjye undushije gukiranuka gukiranuka ni iki ni ukugera ahantu wagombaga gukorera icyaha nta n'umuntu wakikubuza ikikubwira ko iki cyuma gifite ni ukugera ahantu wagombaga gukorera icyaha iyi definisiyo yumve neza nta muntu wakubuza nta jisho ryakubwira ngo bireke ukumva urahasesurutse utagikoze kubwo kuvuga ngo ntababaza Imana kubwo kuvuga ngo ntababaza Imana kubwo kuvuga ngo amaso y'Imana arandeba Imana itugirire neza dukunda kuvuga Yozefu ariko yagize gukiranuka kugeza ubwo yaretse ibiryo kugeza ubwo yaretse icyubahiro kugeza ubwo yavuye ibwami nta muntu uzamuburanira nta muntu uzamurwanirira ntawe uzamukurikirana azi ku bintu yirengereye nta nubwo yabashije guhakana ariko aravuga ngo amaso y'Imana ndeba nemeye gukiranuka amaso y'Imana ndeba ntabwo nahangara iki kintu gukiranuka rero ni iki ni ukwibuza ikintu wari kugishobora utanakinaniwe ariko ukavuga ngo ndabizi ko cyababaza Imana ndakiritse kuko cyababaza Imana ntabwo Imana yakishimiye uko niko gukiranuka hanyuma iki gihe rero ni iki cyagufasha
ahantu hose wicaye, mu mwanya wose urimo, aho usengera aho ariho hose, ukeneye intwaro yo gukiranuka, kuko ni sekirite, urumva, ni intwaro ikurinda, kandi iyi ntwaro ntugire ngo ni n'Imana ugirira, nawe ubwawe urabyigirira, kuko ikurinda kwikomeretsa nawe ubwawe ngo uzahore wishinja, kuko iyo udakiranutse umutima uhora ugushinja, umutima uhora ugushinja, na Satani akagushinja, nawe ubwawe ukishinja. Imana rero idufashe uku gukiranuka. Uyu mugabo ngaramubwira ati yewe babawe ngo aranarira, unyumvire, njye naratangaye, umuntu yaba yagambiriye gukora ibibi ari mu bintu by'ubugome ariko akabona amarira. yarakozweho ku mutima n'ibyo no gukiranuka arabonye muri Dawidi. Yabonye Dawidi aribaza, uyu muntu abaho, umuntu ushaka kujya kwica, uzi ko gukiranuka gutuma abantu bakurikira Yesu, wowe utanabwirije, udafashe mikoro, utayobora amateraniro, udahanura, uterekwa. Reka nkubwire, niba uhanura wongeraho gukiranuka, niba utanahanura, urumva, kiranuka, uzakora ibirenze iby'abahanura bakora. Niba utanabwiriza ubutumwa, kiranuka, uzi kugira ngo umuntu ubana nawe, urumva, aze aguhereze amafaranga, aguhereze ujye muri banki urutira amafaranga. Ndamuzi umuntu yagiye agiye kwaka 400,000, bamuha 1,000,000, baribeshya aranataha. Ageze mu rugo arebye ngo ariko umutima wabanje kuburya nawe ngo arakomeza, areba igikaratasi abona ni kinini, arayajyana. Ariko ageze mu rugo umutima uramuhana, agaruka yiruka, arayagarura uwo yazaniye, ngo arikanga. Bata aba bantu baracyabaho kugira ngo Kristo agaragare muri iki gihe. Si uko tugaragaza ibi bintu by'inyuma, nuko dukiranuka. Amen. Kugira ngo si uko turirimba cyane ngo turushanwe mu ndirimbo, ngo duhatane cyane, no, kugira ngo Kristo agaragare muri twe, nuko dukiranuka, hakagaragara Kristo muri twe tukabura. Kugira ngo Kristo agaragare, gukiranuka kuzana urukundo karemano. Twarabibonye. None sirika nkubaza, Yosefu si bene nyina bari bagiye kumwisha, ariko se ababonye umva gukiranuka kuragukingira, kukwereka icyiza mu cyimbo cy'ikibi. Ababona batamumenye, ariko aravuga ati ntabwo ari bo. Umva gukiranuka ukuntu gukora, kuko ngo ntabwo ari bo, ni Imana yashakaga kungeza. Muvandi, kiranuka kandi unesheshe ikibi cyiza. Umuntu nakugirira nabi, umuvuga ngo mbonye amahirwe yo kumugirira neza, namwereka ubumana nyabumana uko bumeze. Nubwo ampemukiye, Mana mpa amahirwe, mureke dusabisha Imana ibyo itubwira, twe kwisabisha nijya gusaba Imana ngo umpa kwihorera niba ngibi nanjye nzamwemeze. No, dusabisha Imana ibyo itubwira. Tubwiye ngo izi ntwaro batubwiye ngo zibasha kudukingira igituza. None rero dufashe, uduhe ibyiza natwe none tubasha kuneshesha ikibi cyiza. Amen. Umuntu naba yarakuhemukiye, naba yarakugiriye nabi, wowe noneho umuhe icyiza ku buryo avuga ngo mbonye uko Yesu asa, mbonye uko Yesu akora. Aleluya. Imana ihimbaza. Nasomye ku mugabo witwa Yobu, muzahasome sinde ubashe kuhasoma, ibice 27, umurongo wa 2. Mu gitabo cya Yobu igice cya 27 duhere ku murongo wa 2 haranditse ngo ndarahira Imana ihoraho, iyo yanyimye byari binkwiriye, ntishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye buracyari buzima, umva, kandi umwuka w'Imana. Ubugingo bwanjye gukiranuka kuguhamiriza ko ubugingo bwawe ari buzima. Ubona abantu bashidikanya ngo si ntande vuze ngo wagenda, ngo sinagenda, abafite ibintu bimushenza binga ngo ntaho wajya. Nta cyuma gitegera igituza, ariko ufite gukiranuka kuhora kuko ngo ubugingo bwawe nuko uri mu bibazo, n'ubukene, nubwo wahuye n'intambara, wari ufite ibintu byawe barabiteza cyamunara, ariko ubugingo bwawe buracyari buzima. Nta muntu wishyize, nta warwanyije, ubugingo bwawe buracyari buzima. Amen. Ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Amen. Nukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa. Iminwa yanjye ntizavuga ibyo kugira gute? Ibyo gukiranirwa. Bivuze ngo n'umunwa we yarakiranutse, agerwa n'umunwa umuhamiriza ko atawuvuze ibyo gukiranirwa.
urumva Mm. ntizavuga ubu ngubu abantu ibyo gukiranirwa babigize urwenya, abantu usanga ibintu barabigize urwenya, ibyo gukiranirwa mu nkuru ni ibintu byo gukiranirwa, ibintu by'ibishegu, ibintu byo mbese nta umunwa nawe urakiranirwa, ariko iyo ufite icyuma gikingira igituza umutima urabiyungurura uvuga ati no n'ibi ntubivuge. Amen. N'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Umva umunwa wawushyizeho itegeko n'ururimi, umva gukiranuka rero. Abantu benshi bihana ko bariganyije, ariko uyu we yaravugaga ngo n'ururimi rwanjye ntiruzariganya, ntiruzajya mu kagambane, ntiruzajya mu buki. Ariko urabizi iyo ugiye mu bintu nk'ibyo urumva uri umuntu w'Imana, uwo muntu wariganyije niyo wahagarara ukabwiriza nk'uko bakagira ngo ni marayika, uwo muntu ntashobora kuvuga ko uri umukiranutsi. Umuntu mwajya mu magambo yo kuriganya ntabwo ashobora kuvuga ko ukiranuka, ashobora no kuza kwemera iby'Imana kuko mwafatanyije uburiganya. Niba atari umuntu uba mu byo ubamo, niba atari umuntu uba mu byo usenga, niba atari umuntu uba mu byo wizera, mwafatanyije uburiganya, wowe nuri bande arakureba akavuga ati reka icyo ambwira ni igiki ko ariganya, ko dufatanya buriya buriganya, ko twibana twariganyije runaka, turiganya na runaka, no bari kunshira isiri ngo ndiganye runaka. Uzi ko abantu no mu mirimo y'Imana bariganyana, no mu mirimo y'isi hose barariganya, mu mirimo y'Imana barariganyana, no mu mirimo y'isi barariganya. Burya rega abantu mubona hariya mu mirimo yo mu nsengero nibo bari hano hanze, si twese se? Twese iyo tutagize gukiranuka ntabwo bakwapurika hehe, bakwapurika mu rugo, bakwapurika mu baturanyi, bakwapurika mu miryango, ahantu hose gukiranuka kurakora kuko ni icyuma gikingira igituza, ni umwambaro, nta nubwo guhishe, gukiranuka ntiguhishe. Komeza. ngo n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya, ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Amen. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Yewe nararebye kuba inyangamugayo, gukiranuka, mbonye igisobanuro cyiza. Gukiranuka ni ubunyangamugayo bwa buri munsi buhoraho, ni ubunyangamugayo buhoraho. Urumva si ukuvuga ngo uba mu rusengero runaka, si ukuvuga ngo ufite titire ngiyi n'iyi, si ukuvuga ngo urinde, si ukuvuga ngo ubahana. Oya, gukiranuka ni ubunyangamugayo bwa buri gihe buhoraho, sinzikuraho. Kuba inyangamugayo niyo ntwaro, iyo uyifite iyo ubwayo iragukingira ukavuga ngo sinzikuraho nubwo mpuye n'ibibazo. Uyu mugabo yari yageragejwe, umubiri yari yahuye n'umubiri uramugerageza, abana bapfuye, yahuye n'ibyago, yari yarashwe. Uyu mugabo yarashwe kugeza umugore we amubwira ati wowe wigeze usenga? Uzwara igihe umuntu ahura n'ibibazo neza aravuga ati ibi bintu wabigiyemo koko wasenze se warashishoje koko? Ngubu ati iyi Mana ivuga ko itanabaho, yihakana. Ariko gukiranuka kuramubwira tumva intege nke zo nazigize ndumva, ariko ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo, sinemeye ibyo muntu muvuze, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya. nuko handitse rwose umurongo wa 6 turanditse ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Buriya rero ntabwo nzakurekura, umva we, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. urabyumvise? Gukiranuka ni icyuma gikingira igituza, gikingira umuntu w'imbere, gikingira umutima. Gukiranuka kwanjye ngize gute? Ndagukomeje, iki cyuma ndagikomeje hano. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja nkiriho, igihe cyose nkiriho sinzishinja ko nahagurutse nkakurekura. Bivuze ngo gukiranuka ni ikintu umuntu afata akagundira. Iyo ukurekuye ugufata gukiranirwa, kandi iyo ukurekuye umutima uragushinja.
ubu nkubwiza ukuri, keretse Yesu washoboza abantu kwinjira mu gukiranuka. Niba hari ibintu abantu dukunda kuvugwa neza, dukunda ko abantu badukomera amashyi, dukunda ko badushima, ariko kiranuka wowe Imana ikuvuge neza. Amen. Nubwo abantu batakuvuga neza, ngo umutima wanjye ntuzagira icyo ushinja, kandi sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ni ubunyangamugayo bwa buri munsi, bwa buri gihe, bwa buri saha, buhoraho, budakorera ijisho, budakorera ijisho. Avuga ahera ku rurimi. Urumva? Uzi ko umuntu akubwira ineza muri kumwe, umuntu agira ururimi rukuvuga ibyiza muri kumwe, waba uhari akagira uruvuga ibibi, ururimi rwanjye sinzarwemerera. Ariko umunwa wanjye nawo ntabwo nzawemerera, nawe arawufata. Arongera avuga ati sinzakurekura amaboko ye, arayategeka avuga ati gukiranuka nzagufata, sinzakurekura, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umutima wanjye ntabwo uzigera ushinja. Reka nkubwire mwene data, ikintu cyitwa gukiranuka, nabwiye ngo ndashaka kubabwira ibintu dukeneye muri iki gihe byadufasha. Isi ikeneye, umuntu wese akeneye. Ukuri twaguhereye uragukeneye kugira ngo ubeho wumva waragerageje gukora ibyo usabwa. Nubwo ushobora kukugeza ahabi cyangwa n'aheza, kuko n'aheza kurahageza, ibyo sindi bubyinjiremo. Icya kabiri, fata iyi ntwaro yitwa gukiranuka. Nubwo iyi ntwaro igutegeka ibiremereye, ikagutegeka, uyu mugabo umubiri ngo waramuriye, buriya abantu bamubwiye ibintu bitandukanye. Muri iki gihe urasanga umuntu baramuciye ibintu, baramuciye indasago, baramusesetse imiti, baramugize gute, baramukoreye ibintu bitangaje. Kubera iki? Uyu mubiri nyine uraryana, uyu mubiri urakurya. Ariko ndashaka kukubwira, njyewe ndabazi, narwaje abantu batandukanye, kandi harimo abakize, harimo abataragenze uko nabyifuzaga, bava mu mubiri, kandi tuzanataha. Ariko hari abantu uboneka ko atigiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Abantu bakavuga ati nyamara wakwivuza naha, akavuga ati no, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Yesu abasha kunkiza, kwa muganga barahari, baransuzuma izi ndwara, gukiranuka kwanjye ngize gute, ndagukomeje. Sinzikuraho kuba inyangamugayo. Hari umuntu wigeze amubwira bati subu ubambona nicaye nk'ahantu nka hariya, kuko ubambona nicaye ahantu nk'ahangaha, ndi umuntu weretse abantu, bababwira ko Imana ishobora byose. Gukiranuka kwanjye, Yobu rero nawe bamubwiye ibintu byinshi, bambwira ati watutse iyo Mana. Umugore aramubwira ati ibyo wigira ni ibiki, ukiranuka si ubu wakabaye warabaye umuntu mwiza, warabanye n'abantu b'Imana ukagera kuri urwo rwego. Aravuga ati no, ntabwo nakwemerera, birashoboka. Gukiranuka ntabwo gutuma utura muri paradizo. Ibyo abantu benshi bibeshye, tujye twibeshya yuko ngo twakoze ibi ngibi ngo tubaho ubuzima ngo butagira ngo ibibazo. Muri iyi si birabangikanye, ibyiza n'ibibi biraturanye. Ejo usanga byagenze uko ubishaka, ejo ntibigende uko ubishaka, ejo bikaba uko tutabyifuza. Ariko ikintu nguhaye cy'ingenzi mu buzima bwose uko buzasimburana, uyu munsi izuba rirarasa, ejo imvura ikagwa, uyu munsi ubona imvura yaguye, ejo hakaramuka umucyo. Gukiranuka kwawe gukomeze, ntuzikureho kuba inyangamugayo. Amen. Binyangamugayo, binyangamugayo, uba inyangamugayo wungutse, uba inyangamugayo washonje. Satani arahinduranya, akurasa ubukene. Yabona ubaye inyangamugayo, akavuga ati ariko n'ubukire nabwo nabumushyiramo nkareba yuko atabona ko abantu bamerewe nabi, wenda se cyangwa batabashije ibyo yabashije kugeraho, batazi ubwenge, cyangwa se akakwigisha ubwenge bw'isi. Hanyuma ntuzikureho kuba inyangamugayo. Ndashaka kwinjira mu gusenga Imana, ninginga ngo Imana idufashe kuba gukiranuka. Gukiranuka ni ingabo igukingira imyambi ya wa mubi. Ararasa bikagwa bigapfa ubusa, aragutega. Gukiranuka kukurinda umutima ugushinja. Sekibahora dutetse amanywa n'ijoro, adutega gukiranirwa. Ariko iyo dufite iyi ngabo ikingira igituza, umutima wacu uraduhana. Wowe have siga, gira umutima ukubuza, gira umutima ugucyaha, gira umutima ukugira inama, gira umutima uguhumura, gira umutima ukubwira ngo urakabije. Ganira nawe,
ndashaka Amen. kukubwira ngo kugira ngo dusengere iki kintu ngo usengere ariko nawe wisengere inshuti nawe fata umwanya wowe w'ibene inshuti gute ubundi ngezeye mpagaze meze nte ese mvugane ese mbanye nte n'abantu ese nkorana n'abantu gute Urumva? Sinzagira uwo ndiganya ururimi rwanjye ntawe ruzariganya nkorana gute n'abantu ese ngendane ese ibi bintu nshinzwe mbikorane ese mfite ikaramu yandika iby'ukuri ngira iminzani ireshya cyangwa iminzani irabogetse gukiranuka uzi ko upima ibiro by'amasukari cyangwa by'umuceri nta muntu uhari umuntu akaza umuhereza ukamuhereza inusu n'irobo atari bukubwire ngo rwose ngo wagabanyije reba gufata umukene ufite abana bitari bunakwire ugakataho n'iyo robo ukayitwara urumva gukiranirwa umutima wanjye ntuzagira icyo ushinja ntuzagira icyo ushinja tugiye gusengera gukiranuka ariko b'inshuti nawe uganire nawe wibwize ukuri uvuga uti gukiranuka ubundi ni iki gukiranuka ni wowe umera nk'uwishyize mu mategeko gukiranuka ni ukwiha amategeko n'amabwiriza ukibwira ngo jyewe aya mategeko ameze atya amabwiriza ameze atya ameze atya kandi kuri jyewe amategeko n'amabwiriza bigira gute birakurikizwa niba ibi bintu ntabyemerewe simbyemerewe niba ibi bintu atari ibyanjye si ibyanjye niba umuntu asize ahangaha akambwira ko murebera ibi bintu ndabimurebera bisanga uko biri niba uyu muntu anyizeye akambwira ibi bintu ntabwo njya kubihindura ibindi ngo njye kumuteranya reka niba Imana impaye umugisha aba bantu bangiriye nabi simbonye umwanya wo kubitura simbonye umwanya wo kubabwereka ngo nanjye ngo ni mu ndebe no ahubwo ubonye umwanya wo kugaragaza Imana ubonye umwanya wo kugaragaza Imana ubonye umwanya wo kugaragaza Imana ntabwo ubonye umwanya wo kwerekana ko wari ufite ibintu by'ubugome wagakoze wari warabuze uko ubikora no ubonye umwanya wo kwerekana Imana gukiranuka kwanjye ndagukomeje mwa bantu b'Imana rero mufatiye intwaro nanjye ndi kuyisaba Imana intwaro yitwa gukiranuka iyi ngiyi ituma uryama amahoro ugasinzira banavuga ngo impanda yavuga ukavuga ati jye naritaha naba umwe n'iki gukiranuka kuruza kukuvuga ngo abaye umwe ni wowe gukiranuka rero kurema icyizere muri wowe kukarema n'icyizere mu bakuzi n'abo mubana niyo ufite nk'umuryango tuvuga nk'umuryango hari abantu bajya bagira umuryango mukurikije uko mubana umuntu yanagenda yaba adahari ukumva abana bari kwati papa ni umukirisitu papa arakiranuka papa yitwara gutya n'abantu barabibona gukiranuka cyangwa ukumva bari gufata mama meza atya Imana idufashe kandi nabo bakabyigiraho gukiranuka ntabwo gukiranuka ni ukujya inama n'umutima wawe kandi umutima ugubwira ibibi ukawucecekesha ukawuca intege hanyuma rero ntabwo washobora gukiranuka udasenga birashoboka ko utashobora wenda gukora amasengesho y'igihe runaka ariko bishute nawe hanyuma nurangiza wibwize ukuri uvuga uti nyamara ubu buzima ibyo byose wabumpaye azabumbaza kandi uwabumpaye reba umuntu wagucometsemo izo nzara akagucomekamo uwo musatsi akagucomekamo ayo maso ibyo bintu byose ufite ntacyo waguze ku isoko byose wabisanzwe ubifite gutyo iyo nsura ni uko usa n'uko ureshya nta kintu na kimwe wagiye ngo ubaze igiciro cyabyo uwabiguhaye rero hari igihe azakubwira ngo murikira ibintu naguhaye wabikoresheje ute wabigenjeje ute hanyuma uyu muntu uvuga uti umunsi azabimbaza nzamumurikira iki ko yambwiye ngo intwaro zabirinda harimo gukiranuka uwayishaka niba wikunda nta muntu wiyanga nanjye impamvu ndi kubabwira ni uko numva nabasha gukiranuka kugira ngo nzabeho ubuzima bwa none n'ubuzaza nabwo kuko burahari nawe rero kuko ngukunda kandi nzi ko nawe wikunda itavuga ngo ibyo nakoze nabikoze kugeza uyu munsi rero birahagije ngiye gufata intwaro ku buryo umutima wanjye utazagira icyo ushinja cyangwa nanjye ngo nishinje nzikuraho kuba inyangamugayo ufite umutima wanjye tujya inama iki kintu ugiye kugisengera mureke ibi bintu tubisengere tubisabe intwaro zirahari mu ijuru baracyafite sitoke y'intwaro
intwaro z'ukuri baracyazifite. Yesu niwe kuri, yaza akakuzuramo akagusandaramo hose. Yesu niwe ngabo ikingira igituza, niwe gukiranuka kw'abantu, kuko dutsindishirizwa nawe. Yaza akagushoboza gukiranuka, ukuboko gukorakora abagore kukagenda, ukuboko kurarikira abagabo b'abandi kukagenda, umutima utanyurwa ukakuvamo. Erega ibyaha nta n'umuntu utaremye mu buzima bw'ibyaha, kuko ijambo niko ryavuze ngo mu byaha niho mama yanbyariye. Iyi si dutuyemo ni iy'ibyaha, ariko abantu babishobozwa n'iki? Kuba bagenda babireka ukabona bigenda bikunda. Babishobozwa no kugenda begera Imana, kandi biha intego, ihe gahunda, wishyire ku murongo. Uvuga uti nkwiye kwishyira ku murongo, umutima wanjye ntuzagira icyo ushinja. Ego uyu munsi wenda uracyari mutoya, ariko ejo uzakura, ejo bundi uzaba uri umusaza. Hanyuma rero iyo umutima ugushinja, ugira n'ibintu bindi bigushinja hirya no hino, usange gukiranuka kuturinda kuzaba no mu ngaruka z'ibyaha, kuturinda urusaku rw'abadayimoni n'induru za Satani atuvugiriza induru. Iyo wagize amahirwe iyi ngabo ikingira igituza ikakuzaho, ikura imiti itarabijyamo, hanyuma induru y'abadayimoni ikakujya kure. Icyakoze ntuzabura kurwana intambara, kuko kujya mu ijuru ni inzira inyura mu bintu bitandukanye. Ntuzabura kuyirwana, ariko uzayinesha, kuko gukiranuka konyine kuburanira umuntu uzayinesha. Tugiye gusenga Imana, humura. Imana yazanye aya magambo ngo tuyige ko ibi bintu ari byo dukeneye. Hari ibintu ishaka kutwubakaho, irashaka kudukorera korutire, ibintu byose byo kujya bitwinjiramo. Haleluya. Erega amazu y'abantu, burya umuntu wifite inzu yayishyiraho korutire akanayifunga, ku buryo umuntu wese adacamo, imbwa ngo inyuremo, ipusi yose yambukiranye, ibintu byose bicemo, inyamaswa inyuze ku muryango inyuremo, umuntu uhita wigendera, umujura wese abona haca. Ni nayo mpamvu yizi ntwaro uyu mugabo twakurikiye, nyir'igihugu Imana Data irabizi yuko turi abantu b'igiciro cya, niyo mpamvu ishaka kudukorutira, ikadushyiraho intwaro n'abarinzi. Niyo mpamvu yizi ntwaro, ntugire ngo nuko itabizi impamvu yabyo, ahubwo irashaka kudushyiraho intwaro. Satani narasa asanga turakingiye, nashaka kugushora mu bintu asanga urakingiye, nashaka kukuzana muri za ruswa asanga urakingiye. Uvuga uti sinzi kura kuba inyangamugayo, nzarya make yanjye nkorera 50 yanjye nkora 100 ryanjye, ariko yasinya afashe asanga urakingiye, hanyuma bizakurinde n'ingaruka zo kwishinja ibyaha. Ubi ni korutire, Imana ikudushyiraho korutire. No, ntabwo muri abantu bacibwamo inzira ahantu hose, imirimo idafite ba nyirawo usanga barayiciyemo inzira, uca utambika, umuntu wese aca ashaka, umuntu wese akora aho ashaka, umuntu wese akandakanda ashaka, umuntu wese asomagura ashaka, umuntu wese akora mu mufuka ashatse, umuntu wese. No, Satani ntagomba kutugira ikibuga kiniramo. Imana iduha ingabo ikingira igituza. Iyo iki gituza gikingiye, twabonye yuko ururimi narwo rugenderamo, twabonye ko umunwa nawe ujyamo, twabonye ko amaboko atarekura, n'ibindi byose bikoreramo, kuko uyu mutima uwongorera ingingo zose ukazibwira ngo aha ntabwo muri zone yacu, aha ntabwo ari zone yacu. Reka dusenga Imana. Ndakwifuriza gukiranuka nsoza, ndagira ngo nkubwire ibintu bitatu. Gukiranuka kubeshaho, gukiranuka, imirimo ukorera mu gukiranuka ntabwo ibikwa inaha, ibikwa mu ijuru. Iki ni ikiganiro kindi natanga, ariko reka ne kukinjiramo. Icya gatatu, gukiranuka, umuntu ukiranutse aba inzu y'Imana, niwe Imana izigaturamo, Imana ikanamukoresha. Umukiranutsi niho umwuka wera arara, burya umwuka wera ari inaha, akorera inaha. Ariko hari abantu uyu udakiranuka arasohoka akaba inyuma yawe, akajya ahora arira, ariko iyo ukiranuka araza agatura muri wowe, akakurinda imyambi ya Satani, akaguha kurota neza. Gukiranuka kuzana ibyiringiro bitazashira, kuzana amahoro asendereye, kuzana gukomera mu Mana. Kandi gukiranuka kugucisha mu nzira abantu bananiwe batanyuramo ngo bikunde. Nubwo gukiranuka rimwe na rimwe abantu bakureba bakabona nta bwenge ugira, arubizi. Gukiranuka abantu barakureba bakakubona nta bwenge ugira. Gukiranuka abantu barigiye bakureba bakabona wataye umutwe. Gukiranuka ari igihe umuntu akubwira ngo mbanere ibya Yesu azaza, ngo ibyo se uvuga ni ibi. Ariko uzi gukiranuka ahantu abantu bashaka kwiyibira nk'amafaranga, kandi ari wowe uri buyasenyire, ukavuga uti ngewe ibisimba ijyamo.
gukiranuka. Haleluya. Mu ijuru Imana ikicara ikafata okay, mfite umugabo nicaje ahantu utarya imfubyi. Si gukiranuka ugahagarara ibintu by'imfubyi byo gufasha abantu abakene n'induki, yewe we undi ahita avuga ati ndakize, uyu nguyu nzajya muhaya ntazaburana. Ariko gukiranuka kuvuga ngo no, wowe fata ibyawe wanga ibye bicya byibiramo, gukiranuka kukabikubuza. Hanyuma bamara kwicara abantu mu ijuru bakajya bavuga ngo nawe nzamurindira abana kuba imfubyi, nzamurindira abana kwandagara, niyo yanataha hakiri kare nzamurerera abana bazaba bakomeye. Ukagira iryo sezerano, uzi ko Imana yarirebye ari umugabo umwe wakiranutse, Imana ikamubwira ngo ni ukuri nzagira izina ryawe, ngo sinzigera nkura abana bawe mu gitabo cy'ubugingo, bazahorana isezerano ry'ubutambyi. Gukiranuka kuduhesha amasezerano y'uyu munsi na y'ejo hazaza. Imana ikadusinyira no mu bisekuru kuko twakiranutse. Hari igihe ukiranuka Imana ikakwinjiza mu gisekuru utari kuzinjiramo, Imana ikaguterura ikaguhagarika ahantu utakagombye guhagarara. Gukiranuka kuguhesha amahirwe isi itaguha. Gukiranuka kukuvana muri karande ukomokamo kukaguhagarika mu cyubahiro cy'Imana. Gukiranuka kuguhagarika muri zone Satani adatinyuka, Imana igakingura ibyo yemeye ko bikugeraho. Gukiranuka kugukingira indwara ziterwa na Satani. Gukiranuka navuga ibintu byinshi, wavuga ngo ziterwa na Satani gute? Bibiliya yigeze bivuga ngo nimwumvire Uwiteka ngo nzabarinda indwara z'abanyegiputa, nzabarinda izo ndwara. Imana itugirire neza. Gukiranuka rero tugiye gusenga Imana, Imana iguhe gukiranuka kubeshaho, Imana iguhe gukiranuka kugutunga, Imana iguhe gukiranuka kumwe kujya mu ijuru kukaburana ukajya kuvuga ngo umukiranutsi wanjye ararinzwe. Gukiranuka kuzana ingabo zo mu ijuru zikagugota zikajya zivuga ngo nguyu umukiranutsi ntagahana hinjira. Ariko muzagende murebe Elisa yarakiranukiye Imana, bamanura ingabo nyinshi zo kumurinda, kandi umugabo babanaga witwa Gehazi ntabwo yazibonaga kuko siwe zarindaga gukiranuka kwari muri Elisa. Ahantu iby'ubutunzi bw'Imana biri, ahantu Imana iri, ahantu umwuka wera uri, niho n'uburinzi bwayo buri. Kiranuka, Imana izituye muri wowe, izigendane nawe, izi kurwanirira intambara, izi kurengera, izi kuvugire mu ijuru imbere y'Imana. Bajye bavuga ngo dore umukiranutsi arataka, Imana iramwumva. Niko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi yaratatse, Imana iramwumva. Umukiranutsi ngiyo avuze avugira mu gutwi kw'Imana. Umukiranutsi narindi kuvuga inyungu nyinshi zo mu gukiranuka. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo intama zanjye ndazizi, abo ni abakiranutsi, ngiyo bavuze ndabumva, kandi nabo iyo Imana ivuze nabo barayumva. Kiranuka ubasha kugira connection n'Imana, wumvikane n'Imana. Imana nivuga ngo caha uhamenye, nivuga ngo aha ntibahaca nabyo bimenye. Dusenga Imana. Umukiranutsi namuvugaho byinshi, ariko niwe muntu ukenewe, hakenewe umukiranutsi mu byiciro byose. Hakenewe umukiranutsi uzavugana n'Imana akamenya ikivuze, nawe yavuga Imana ikamwumva. Dukeneye umukiranutsi, dukeneye gukiranuka. Akira gukiranuka bisaba Imana irabitanga, nanjye ndimo ndabisaba mbikubwira. Jewe narabyumve numva ibi bintu n'iby'isi ikeneye. Hakenewe umukiranutsi. Ukava no mu Rwanda umuntu kwakiriye mu mahanga akavuga ngo uyu muntu yaba yaguma aha hantu, wagaruka akazavuga ati yaba yaragarutse ubwo yarari aha numvaga Imana ihari. Ahantu umukiranutsi iri, presence y'Imana irahaba. Reka dusenge Imana. Umukiranutsi arakenewe. Kandi reka nkubwire, nubwo umuntu yaba mubi akeneye nawe umukiranutsi, uzabicunge. N'umugabo mubi avuga ati mwandebe umugore mwiza, Imana itugirire neza. N'umukoresha umeze uti, iyo abonye umukozi w'umukiranutsi afite ibintu bye bikomeye yumva yamugumana. Umukiranutsi nta muntu utamukeneye, nubwo bo baba badakiranuka, ariko bakeneye umukiranutsi. Hari umuntu wakwanga umuntu umubwira neza, hari abantu wakwanga umuntu yaba yaragiye kwica we yamushyikira akamufubika akamugaburira akanga kumwica. Hari umuntu wamwanga. Umukiranutsi arakenewe, niwe dukeneye inaha kugira ngo Yesu agaragare. Dukeneye gukiranuka ngo Yesu amenyekane. Ntabwo dukeneye gusoma Bibiliya cyane no kuyimira no kuyiga cyane no kuyigira mu mpapuro, mbese tukagaragaza ko turi abantu bafite ibintu nyine bikaza, bafite amadokima menshi. Ibyo nabyo ni byiza, ariko twongereho gukiranuka. Niba uririmba ngeraho gukiranuka, niba usenga ngeraho gukiranuka, niba uri umuvugabutumwa ngeraho gukiranuka, niba urwego rwose urimo sinduzi, kandi niba uri umucuruzi, niba uri mu nzego runaka, niba uri mu nzego zifata ibyemezo, ongeraho gukiranuka. Hanyuma Yesu agaragare. Mwami Yesu, ndagushimye
iyi ntwaro nsanze ntawe utayikeneye, kandi intwaro ikomeye twumvise ko iyi ntwaro ikora hose, kuko iba ituma imitima yacu itadushinja kandi natwe ntitwishime. Sengeye umuntu wese ugukunda n'utarakumenya, mukangurire mu kugukiranukira, mukangurire gukora ibyo ushaka, muhe iyi ntwaro iturinda ibyaha bitaratugeraho. Kandi nsengeye umuntu wese uri mu bibazo bikomeye. Twabonye abari bari mu byiza ba Yobu barakiranuka, Satani arabasaba abashyira no mu bibi ngo bapima gukiranuka ngo kujya gupimwa, ariko ngo bagezeyo naho baragukomeza. Sengeye umuntu rero uri mu bibazo bitandukanye, arwana intambara yo mu mwuka atazi n'ibyo arwana nabyo. Birashoboka ko hari uri kurwana intambara atazi. Uyu Yobu yarwanaga atazi niba ari byo bamuterereje, atazi niba ari Imana, kuko iyo nama yabaye adahari. Icyakoze abona ageze ku gihe cyo kugeragezwa, ariko arangije avuga ngo nzarwana no gukiranuka sinzakurekura. Aba bantu rero ndabasengeye bari mu bigeragezo bikomeye, bari mu ntambara zikomeye, bari mu bibazo bikomeye, bari mu bukene bikomeye, bari mu nyatsi zikomeye, bari kwirukanwa bikomeye, bari mu bintu bibi, bari mu burwayi bukomeye. Mboherejeho uburinzi bwawe n'intwaro zawe zikomeye, kandi ubahe intwaro ikingira igituza, kuko iyi ntwaro ituma ubugingo butangirika. Byaba bibi umuntu ari mu bibazo n'ubugingo bukangirika, kuko yazabura byose. Nohereje imbaraga z'Imana ngo zibarinde kandi zibatwikire. Urakoze Mana, urakoze. Ubwo ugiye guhembura abantu bawe, ukabazanzamura, ukabarinda gutembanwa, ukabarinda gucogorera muri iyi nzira, ndagushimye ko ari amaboko yawe abikora, kandi urabishoboye muri byose. Mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.